muri kumva ikiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. My Saturday, umunsi w'ibyishimo no kuruhuka. My Saturday, the day of joy and relax. Marvoni. Artiste Donatura urakomeye? Ndakomeye cyane ndashimira. Hanyuma ndebeye inyuma nkoresheje amaso yanjye ndabona umeze neza, nubwo rwose buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi ari igihe umuntu aba afite ibibazo muri we ariko utabasha kwibona, ariko ndebeye inyuma ndakubona umeze neza. Sha urebye ndimeze neza pe, meze neza nta kibazo mfite kirenze. Ubuzima ndimo nta kintu navuga kiri garave ku buzima bwanjye. Gusa icyo navuga nuko isi yose muri rusange niyorohewe. Ibibazo rero bya bihari ni nkuko nabandi babifite ubu nago birenze. Hanyuma tugwaye ikaze mu kiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. Murakoze kunyakira. Hanyuma abakurikiye ikiganiro My Saturday kuri radio Icyizere tugiye kuganira n'umuhanzi Sanzimana Donati. Ngira ngo n'umuhanzi kuwigaruriye imitima y'abantu by'umwihariko batuye hano mu ntara y'Amajyepfo, mu ndirimbo ze himbazo kuramya no guhimbaza Imana. Ngira ngo yamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa Inzozi. Ndabizi neza ababyeyi besha no bajya bakunda kumbwira bati iyo ndirimbo Inzozi ya Sanzimana Donati uyikine. Ni indirimbo yitwa ngo Yaratubaniye. Ngira ngo Sanzimana Donati ni umuhanzi wagiye mbese yigarura imitima y'abantu by'umwihariko abatuye hano mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma Donati, twamaze kugwa ikaze tujye kuganira ku bihangano byawe bishya, indirimbo ebyiri wasohoye muri no minsi ya none, indirimbo yitwa Convayeri n'umugenzi ndetse n'indirimbo yitwa Mama. Hanyuma rero indirimbo zawe maze kuzibona, ni indirimbo nabonye zisa nkaho ziteye amatsiko. Indirimbo yitwa cyane Convayeri n'umugenzi, iyo turaza kuba tuyiganiraho bitewe nuko nanjye nabonye indirimbo iteye amatsiko. Indi ndirimbo ni yitwa Mama, indirimbo wahimbye usa nkaho ushimira umubyeyi wawe. Hanyuma rero nkuko nakubwiye twamaze kugwikaze tugiye kuba twagana ku izo ndirimbo. Murakoze kumikaze no kugira ngo mumenye amatsiko ku ndirimbo ku bihangano byanjye. Koko nkuko mubivuze indirimbo zanjye ni ebyiri sohoye muri no minsi, mfite n'izindi urabi nkuko ari bamaze kubivuga, ariko izo sohoye zije ubu ni ebyiri. Imwe yitwa ni ishimwe ry'ababyeyi yitwa Mama, iya kabiri ivuga ku nkuru z'abantu babiri Convayeri n'umugenzi. Twiusereka duhere ku ndirimbo yitwa Mama. Ngewe nkurikije uko nayumvise mu matwi yanjye, ni indirimbo ifite streama nziza cyane, indirimbo icuranze neza, ndetse n'ubutumwa burimo n'ubutumwa nini bwibanda ku mubyeyi wawe ari we ugenda ushimira. Hanyuma Donati, amakuru ufite nuko umubyeyi wawe yaba atakiriho, ariko ugize gutyo uti nubwo umubyeyi wanjye atakiriho reka muhimbire igihangano mushimire. Mu by'ukuri ni iki cyaguteye kuba wavuga uti ngiye reka mpimbire umubyeyi wanjye? Birumvikana ni imibane yawe hagati yawe n'umubyeyi yari imeze gute mbere yuko wenda akiva hano muri ino si? Murakoze kumbaza kuri ibyo ngibyo. Iyo ndirimbo nkuko nabivuze ni indirimbo nahimbye ubu mu bihe ndimo ndi umugabo, umudamu n'abana batatu. Batatu. Rero abana banjye bose nkuko ndi umubyeyi, nibwo ngewe urwanjye ruhande mbona imbaraga z'umubyeyi. Umubyeyi wanjye nta kibazo twigeze tugirana, twabanye neza. Ariko nkuko uza kuyumva nkuko nabandi bazayumva mu bihimbano, n'ubutumwa mereza nabandi baba bafite ibyo bibazo cyangwa bafite ayo mashimwe, baba bafite ababyeyi bakiriho cyangwa ababyeyi baba batakiriho, biraza kuzamo bose barisangamo, kuko umubyeyi nabonye ari ikintu gikomeye. Rero ngewe nayiririmbye meze nkaho ndimo kwerekana yuko ari igihe mama twabanye neza ariko nadafite ikintu nabasha kumukorera. Rero nkaba ngeze igihe numva namushimira ariko akaba atagihari. Aba bafite barasanga bakwiye gushimira ababyeyi, n'abatabafite nabo basenga Imana bayishimire yuko ibagejeje aho bageze,
ariko ibyo bibazo ni iby'abantu babiri, ubwo buzima ni ubw'abantu babiri. Ku bafite ababyeyi ndimo ndavuga ko umubyeyi akomeye, haba umufite cyangwa utamufite. Murakoze. Iyi ndirimbo ni indirimbo ifite icyo ivuze gikomeye ku buzima bwawe. Birumvikana kuba warabuze umubyeyi atakiri muri nosi, ariko ukavuga uti mama nubwo wenda utakiriho reka ngire gutya sori igihangano ngushimire nubwo wenda utakiriho ngo uzacyumve. Birumvikana ku ruhande rwawe ubwo nuba iyo ndirimbo nuzajya uyumva nta kuntu izajya ikwibutsa amateka yawe n'umubyeyi wawe mwagiranye. Ni nacyo nayikoreye, urebye ni nacyo nayikoreye. Njyewe meze nk'uwicuza, ariko nta cyaha nakoze, kuko icyo gihe tukibana yambera umubyeyi mwiza, ariko njyewe nari narageraho nabasha kugira icyo namukorera ngo mushimire, mwereke yuko ari umubyeyi mbona ari ingirakamaro. Ndimo ndabibona rero nanjye mu gihe njyaye, ndimo mbona ko mama yavunitse, mbona ko papa yavunitse, nishimwe ry'ababyeyi nubwo badahari. Ndabwira rero abakibafite kandi nanahumuriza abatakibafite kugira ngo babone ko mbese ndimo ndagaragaza imbaraga z'umubyeyi mu mashimwe. Birumvikana hari ubutumwa bukomeye cyane buri kubwirwa buhabwa abantu bagifite ababyeyi imbere yabo, ariko birumvikana ko ngiye ku giti cyanjye uko mbyumva, ndumva umuntu ugifite umubyeyi yakamushimiye akiriho, kubwo igihe agiye bishobora kuba umuntu ashaka kugenda kumukenera kumushimira ariko ntamubone nk'uko byakubayeho. Muri make uko mbyumva ni nk'ubutumwa wowe washatse guha nk'abantu no gushimira ababyeyi mu gihe bakiriho, wenda n'igihe wenda baba batakiriho nabwo bakabashimira. Yewe sinkubira ko mama atakiriho, nje ndi umuhanzi, ndimo ndakwereka ko imbaraga z'umubyeyi, ndimo ndagaragaza imbaraga z'umubyeyi, nibwo imbaraga z'umubyeyi nzibona. N'abantu bakuru bamaze gukura barabyumva, barabibona, barahita babyumva muri ino ndirimbo, barahita babisangamo. Noneho rero abajene bafite ababyeyi ndabakangurira kuba nubwo batarabyara ngo babone imbaraga z'umubyeyi nabo ku bana. Ndagira ngo mbereke ko umubyeyi ari ingirakamaro mu bintu aba yarakoze. Aho ugeze hose, ukuri kose, ibyo ucuruza cyangwa ibyo ukoramo, menya ngo mama wawe na papa wawe barakoze. Nabo gushimirwa. Birumvikana ino ndirimbo asanze Imana Donati aho ashimira rwose umubyeyi we, nubwo umubyeyi we ntabwo akiriho, ariko yagize gutya asora igihangano cyo kumushimira. Birumvikana aragaragaza imbaraga z'ababyeyi. Umubyeyi afite imbaraga zikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, aho kuva uvutse kugeza aho ugeze, nubwo waba wubatse urugo utakibana nawe, hari aho wageze, umubyeyi afite imbaraga zikomeye mu buzima bwawe. Hanyuma Sanzimana Donat, urakoze cyane kuba uduhaye ubusobanuro bw'iyo ndirimbo yawe mama. Hanyuma reka tujye ku ndirimbo ya kabiri, Convayeri n'umugenzi. Murakoze, mwakoze kuntumira no kugira ngo tuganire kuri izo ndirimbo, ndetse nanazikundisha cyangwa ngira ngo abazazumva batazibaza mbese ni impamvu yihe niyihe. Murakoze cyane. Convayeri cyangwa n'umugenzi, byonyine umuntu akibona izina ry'iyo ndirimbo cyangwa se title cyangwa titre y'iyo ndirimbo yatagira amatsiko. Convayeri n'umugenzi, muri make ubutumwa burimo ubujyanishije wenda ni no kuranya no guhimbaza Imana, ubutumwa burimo n'ubuhe mu by'ukuri? Ndi umukristo, sengera mu itorero rya ADPR, paruwasi ya Save, ku mudugudu nuyeho ari nawo w'iwacu ni wa Duwani, ariko nyine nk'umuhanzi ngera no ku yindi midugudu. Rero iyi ndirimbo nakoze, uvuze kuri titre yayo ijambo yitwa Convayeri n'umugenzi, ndimo ndavuga shingiye cyane ifashe mu bihe nk'ibi tunarimo. Habayeho ibihe bibaye bitoroshye ku muntu wese, ariko cyane abakristo niho nisanze mu bikomeye. Rero ndashaka kwereka abantu yuko isi yaryoha yabibishye, hari ahandi. Ndimo ndashaka kubereka rero yuko cyangwa naririmbye ngira ngo mbakumbuze, mbereke ko mu byo bahura nabyo byose amaherezo tuzataha. Ni inzira y'urugendo ariko tuzataha. Naguciye mu ijambo, hari ahantu ugira uti aho Convayeri abwira shoferi ati, shoferi abwira Convayeri ati turagiye.
Convayeri akabwira shoferi ati oya uretse gatoya ati ndi kubona byiringiro arimo araza, ndabona amasengesho arimo araza. Dushyize mu buzima busanzwe bw'ubukristo, aho ngaho ubutumwa burimo n'ubuhe? Njyewe buriya ikintu cyitwa ubuhanzi ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye, abatabizi byabagora, ariko ni ikintu gikomeye. Bayihangane kusobanura cyangwa kubisanisha n'ibi. Convayeri ni umuntu uba ufite inshingano ku kinyabiziga, ni umuntu ufite inshingano ku kinyabiziga, kandi icyo kinyabiziga cyo bikaba ari ngombwa ko agitwara kirimo umuntu, kirimo umugenzi. Noneho shoferi we umumaro we nuko atwara, nuko atwara. Rero nahita mbisanisha ashingiye yuko Imana Data mu mbaraga zayo ushingiye uko twihemukira iyo yakabaye yarangiza ibibazo, ariko Kristo akomeza avuga ngo bawihanganye umugeni yezwe, umugeni wanjye. Nizo mbabazi rero zishingiye kuri Convayeri n'umugenzi. Murakoze. Rero njyewe nkoresheje isesengura ryanjye rijyanye nanjye n'ubukristo, urwego rwanjye sindi umukristo cyane mu by'Imana cyane, ariko bumwe mu bumenyi ifite cyangwa se amwe mu makuru ufite nuko mugani Convayeri ndumva ameze nka Yesu Kristo. Hanyuma umushoferi ni Imana itwaye. None Yesu Kristo akavuga ati, cyangwa Yesu Kristo akavuga ati Imana iba yakarangiza ibintu, Imana iba yakarangiza ibintu kubera ukuntu tuyibabaza, abantu bayibabaza. Ushingiye na kera mu itangiriro, iyo abantu bacumuraga Imana yahitaga ikubita igakuraho, kuko ifite n'imbaraga zo kuba yarema n'ibindi binezeza. Ariko Kristo witanze akomeza avuga ngo buretse, niryo rya jambo ryo Convayeri yavuze ngo hoya wimusiga. Waturimbiraho gatoya. Murakoze. Ntabwo byoroshye kuko ariko umuhanzi iteka ryose agomba kuba yakiyaminiya. Iteka ryose umuhanzi araririmba, nubwo yaba aryamye, yaba abyutse, yaba ari muri dushe, araririmba nta kibazo. Itangira uvuga ngo Convayeri twagiye we, Convayeri twatashye rwose, kinga urugi twigendere. Convayeri twagiye we, Convayeri twatashye rwose, kinga urugi twigendere. Oya wisiga umugenzi, masengesho ndabonaje, byiringiro nawe ari inyuma, barindire nabo binjire rwose, turatashye nibwo bwa nyuma. Ahantu harimo ubuhanuzi bukomeye cyane, wenda nk'abantu b'abanyamwuka hari ukuntu bazabyumva cyane. Ati turatashye nibwo bwa nyuma, ati byiringiro ndi kubona ari buze, masengesho araje. Masengesho ubwo ni tugejeje gusobanura masengesho ubwo ninde, byiringiro ninde mu buzima bw'abakristo? Masengesho ninde, byiringiro ninde? Uko wavuze hari akantu uvuze ngo abanyamwuka bazabyumva. Aho rero niho ubwo ngubwo akabaye uzirikiye umuzi, aho niho nyine byanze bikunze nakuye kari teme y'abantu babiri. Rero no kuvuga ngo mu buzima tujyamo, umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa, byiringiro ni ijambo umugabo, masengesho ni ijambo umugore. Bose rero ni abakristo. Ese burya niko bimeze? Byiringiro ni umugabo, masengesho ni igitsina gabo, masengesho ni igitsina gore. Nuko bihagaze. Ntabyo narinzi rwose, ariko ubwo ndabisobanukiwe. Urakoze cyane. Ni babiri, n'abakristo babiri, ubwo birumva umugabo n'umugore, igitsina gabo n'igitsina gore, bose barakenewe, mu ijuru nta guhezwa guhari. Birumvikana ubuhanuzi umuhanzi Donati arabutanze, nta bundi buhanuzi mutegereje, Convayeri na shoferi. Hanyuma rero Donati, dukomeje ikiganiro cyacu My Saturday kuri Radio Icyizere. Izi ndirimbo zawe wazikoreye muri studio? Izi ndirimbo nazikoreye muri studio iri Itumba. Ni umuproducer uzwi cyane, yitwa Alpha. Okay, Alpha ndamuzi. Hanyuma Donati, ubwo twamaje none twinje neza mu muziki neza, twinjiye mu mikorere y'umuziki wawe, ubwo tuve nyine ku butumwa watanze, none tugiye ku mikorere y'umuziki wawe. Amakuru ufite, twaje gushakisha amakuru y'umuhanzi tujye kugana nawe, nuko indirimbo zawe zimwe wagiye uzikorera mu mujyi wa Kigali. Kubera iki wavuye i Kigali ukabujana mu majyepfo kwakorera?
ino mu majyepfo ni iwacu ni wanyu no mu majyepfo ni iwacu nabwiye ko iwacu ariko mu mudugudu wa Duwani akagari ka Duwani umudugudu wa Duwani umurenge wa Kibirizi akarere ka Gisagara urumva rero ni iwacu Kigali nahabaye mu buzima bwanjye kuko abantu bajya guhiga ubuzima bagakorerayo rero umugiye nk'iki ndino ndino niyo mpamvu hanyuma Alpha niwe mwihariko niye uhe mwimerere wamubonyeho kuvuga uti njyewe uyu muproducer ngiye kuba namukoresha ibihangano Alpha urambajije ngo nk'umuntu wakoraga i Kigali kuki waje gukorera umuziki wawe Butare kwitamo Alpha yewe kandi ara producer benshi cyane hano mu mujyi wa Huye Alpha ni umusaza Alpha ni umusaza iyo tuvuze umusaza si umuntu ufite imvi gusa ahubwo ni umuntu ufite ubunararibonye afite inararibonye mu muziki umuntu ufite ubunararibonye ni umuntu uzi ikintu mbese ukifiteho ubumenyi ubasha kuba yakora ikintu ku buryo n'undi wese cyamugirira akamaro niyo mpamvu namwisemo ngiye ku rwanjye ruhande Artiste Donat ibi bihangano byawe biraboneka hehe ibihangano byanjye biri ku mbuga nkoranyambaga ariko winjiye kuri YouTube ukandikamo Sanzimana Donat official ubwo nyine ibihangano byanjye urabibona ukimara kubibona uri umukunzi wanjye ukora subscribe bibuke bakore subscribe bakoresha na comment kugira ngo ibihangano byawe bigende bimenyekana murakoze nibyo rwose nibyo hanyuma Donat bigaragara ariko umaze no kuba umuhanzi usobanutse cyane ibihangano byawe biri kuri social media kuri YouTube ziriho indirimbo zawe ziriho ndetse hanyuma no ku maradiyo ngira ngo ibihangano byawe bigiye bihari ese hari amaradiyo hano ihuye ibihangano byawe byabiriho ibihangano byanjye biri ahantu hatandukanye ni Kigali nkuko bivuze ugiye wabibona ariko inaha i Butare sago natangwa ku bitangazamakuru by'inaha RC Huye indirimbo zanjye ziriyo kuri Sarus ibihangano biriyo ndetse urabona ko no ku Cyizere ibihangano birahari kabisa ahantu hose birumvikana warahageze abakunzi bawe cyangwa se abantu bakunda ibihangano byawe birumvikana no babikura ku maradiyo yose yani Huye birahari ndetse nano ku Cyizere bigize gutibira no kuri YouTube channel wabibonaho aho ushakisha Sanzimana Donat official hanyuma rero Donat turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu niki wabwira abakunzi bawe nababwira yuko ikintu cya mbere ari ugukunda ibintu bijyanye n'umuziki muri rusange ariko noneho ngewe ndi mu muziki wa gospel indirimbo injyana zaririmbiye Imana indirimbo zarimbiye Imana bikanezeza abantu bayo rero abankunda cyangwa bakunda ibi byo nkora bagomba kushyigikira cyane cyane muri uko ngo gukora subscribe gukora share ibintu bijyanye no kushyigikira mu by'umuziki kugira ngo mbese umurimo w'Imana akomeze kwaguka umuntu ashatse gutera inkunga watanga nka nimero hari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati ngewe no muhanzi namukunze reka kuri momo ye ngiye gutya noherezeho 5 azayaterateranye n'andi maze asohora ibindi bihangano abanyanakora na video yewe anakore na user promotion watanga nimero yawe ku buryo umuntu wifeje kugufasha ya guteraho inkunga cyo ngicyo mumbajije ni ikintu kitoroshye ariko cyiza kuri je ariko ku rwanda rwanda nabirane nirinze kuba nagikoraho kubera yuko ubundi tuyoborwa n'umwuka rero nkuko wavuzemo ikintu kijyanye n'umwuka gukora indirimbo ntago kiri ikintu cyoroshye ntago ari ikintu cyoroshye nubwo bino njyana za gospel zifatwa mu buryo bwo bitari by'ubucuruzi ariko abantu bafite umutima nama wo gushyigikira abakozi b'Imana tumva nababwira nimero nta kibazo numero yanjye ni 07 88 28 96 62 iyo niyo nimero yanjye abakoresha Tigo ugufata iyo 07 ugashyiraho 23 ugakomeza indi mibare wumvise birahura okay nta kibazo nushaka yisubiremo 07 88 28 96 62 niyo nimero yanjye nuwashaka ari nk'icyo yanyeneraho kumamagara ruwangira inama
ari uwagira ikintu angishaho inama, ari n'uwamamagara wenda nk'umuntu uyoboye itorero runaka akavuga ati ngwino dufashe umurimo w'Imana, ibyo byose biremewe. Ntabwo ari yo gushyira amafaranga gusa, ahubwo umurimo w'Imana ni ukwaguka. Umurimo w'Imana ugomba kwaguka. Hanyuma Donald, turagushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza. Ukomeze ugubwe neza cyane, kandi umurimo w'Imana ukomeze kuwukora usohora ibyo bihangano byawe, ndetse yewe n'abagukunda mukomeze mu mushyigikire. Burya umuhanzi atakaza imbaraga nyinshi cyane kugira ngo asohore igihangano. Niyo mpamvu rero ugize umutima wo kuba wafasha umuhanzi, rwose nta kibazo wamufasha, kandi ni ibintu byiza cyane. Hanyuma rero Donald, turagushimiye, komeze ugubwe neza cyane. Murakoze cyane, tuzasubira. Nta kibazo, tuzasubira. Purchase your tracks today. Marvoni.